This is Gospel Moment with David. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Birashoboka ko nawe uri mu bakumbuye gutaha bitewe n'ibibazo by'uruhuri duhura nabyo muri ubu buzima, ukaba wifuza ko twataha iwacu. By'umwihariko nk'abizera, ndagira ngo nkukumbuze nkutera n'ibyiringiro muri aya magambo agira ati: abakumbuye gutaha imuhira dore ni bugufi cyane, bikuranirwa ngo mucogore amatabaza ahore yaka. Unyabwenge we genzura neza itabaza ryawe, ukomeze ucane umukwe ageze ku irembo. None se nshuti yanjye, iyo wisuzumye ukareba neza, ahari itabaza ryawe riracyaka, cyangwa Kristo agiye kuzaza asange itabaza ryawe ryarazimye? Ndabizi mu isi duhura n'ibirushya byinshi, ndetse na Yesu yaravuze ati: mu isi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Ndetse abantu benshi tumeze nk'aba ngaba. Abaramiwe bo ni benshi, kuko iyi si yo nta n'umwe yoroheye, yaba umutoya cyangwa umukuru, bose barabakoze kimwe. Turababazwa, turateraganwa imiraba y'umwanzi, dutegereje kuruhuka kandi ni vuba rwose. Mu by'ukuri koko ntaworohewe, ari abakuru ari abatoya, twese turarira. Ariko kandi muhumure, kubera ko Kristo yanesheje kandi yiteguye kuneshereza n'abamwizera. Niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba, kubera ko uko byamera kose yasize atanze isezerano, aravuga ati: nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Nayo mpamvu ukurikije ibimenyetso byose yatanze, ni ukuri muhumure kandi mukomere, Kristo ageze ku irembo.